hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa. Nongeye kubasuhuza mwe bw'abakunzi b'ikiganiro Inzira y'Umusaraba. Amahoro y'Imana itanga, umugisha wumva ijambo ry'Imana ube kuri mwebwe, umwuka wera horane namwe, ndetse n'umwuka w'ubwenge agwire muri mwebwe. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Twongeye kuyishimira ibyiza duhaye. Hari iminsi igera bikaba ngombwa ko Imana idutiza umwanya wo kuyivugira. Kuri uyu munsi turi bwizihize Pentekoti, umunsi umwuka wera wamanukiye intumwa, ibyari byarasezeranijwe. Niyo mpamvu tugira ngo twumve ijambo Imana yaduteguriye, cyangwa se uburyo umwuka wera twe twarawusezeranijwe, ndetse n'ubwo wamanukiraga intumwa uko byagenze. Kadushima Imana kugira ngo idushoboze. Twongeye kugushima Mwami Imana yacu, tugushimiye kugira neza kwawe, ubuntu n'imbabazi byawe bihore kuri twebwe. Amahoro yawe agere mu batuye isi bose, kuko warayasize si nk'ay'ab'isi batanga. Nicyo gitumye twongera kukwinginga ngo utubabarire gukiranirwa kwacu, ibyaha byacu twagucumuyeho. Uri Imana yera kandi ikiranuka, twebwe abana b'abantu turakiranirwa. Nicyo gitumye tukwinginga ngo tubabarire ibyaha n'ibicumuro byacu twagucumuye, kuko uri Imana y'amasezerano. Ubabarira abagabo, abadamu, urubyiruko, abana bakiri batoya, abakecuru n'abasaza, buri ngeri zose zikiriho zigihumeka umwuka w'ubuzima, bagirira imbabazi kugira ngo nabo batore ku buntu bwawe, kandi batore Mwami Imana yacu ku gakiza kawe. Waravuze ngo abazambaza izina ry'Uwiteka bazakizwa. Natwe duhe kugira ngo Mwami Imana yacu ubwo tukwambaza uduhe gukizwa by'ukuri. Komeza ubikore kwiyubahisha natwe mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Ijambo ry'Imana muri Yoweri ibice 3, hari ijambo ribitubwira neza ku murongo waho wa mbere. Ijambo ry'Imana turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri ibice 3 ku murongo waho wa mbere. Twumva iki ijambo ry'Imana ritubwira muri iyi minsi twizihiza Pentekoti, cyangwa se n'igihe umwuka w'Imana wamanukiye intumwa, kuko yari isezerano kandi ari umufasha uzaza gufasha intumwa kugira ngo ndetse n'abazabumva bose bamanukirwe n'umwuka wayo. Si zari zo gusa, ahubwo natwe abana b'abantu uwo mwuka wari isezerano kuri twebwe. Byari byarahanuwe kera. Umuhanuzi Yoweri ibice 3 umurongo wa mbere aravuga ngo, hanyuma y'ibyo zasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasukira ku mwuka wanjye muri iyo minsi. Amen. Ijambo ry'Imana ritubwiye neza ko hanyuma y'ibyo ngo Imana izasuka umwuka wayo ku bantu bose, abahungu bacu cyangwa se ubwo ni twebwe cyangwa mwebwe wowe wumva ijambo ry'Imana uyu munsi, ngo bazasukaho umwuka wera, ngo bazahanura, ngo abakambwe bacu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasuka ku mwuka wanjye muri iyo minsi. Ni buri umwe wese. Umwuka w'Imana ufite akamaro kuri twebwe. Iyo tudafite umwuka tuba tumeze nk'igipambara kitarimo ikintu. Muri make, urabona iyi ngunguru itarimo amazi cyangwa ikindi kintu cyose ugahonda, irajegera cyane ikavuga ikagira urusaku. Ariko irimo amazi ntabwo ushobora gusakuza bene ako kageni, cyangwa se ngo uyihondeho ikintu ivuge gutyo. Natwe iyo nta mwuka w'Imana uri muri twebwe, ibyo dukora ni agahumamunwa. Utureba wese aratangara. Cyakora ugira gutangara ni wa muntu ufite umwuka w'Imana, kuko utawufite nawe mba nkora ibyo akora, cyangwa wowe ukora ibyo akora, ntashobora kubitandukanya. Muri make umwuka w'Imana ubasha kutwereka icyo tubasha gukora n'icyo tutabasha gukora. Ni nayo mpamvu uyu mwuka w'Imana ubasha kutugira inama, ubasha kutwereka ibizaba, ubasha kutubwira ibyo wowe wumvise. Uwo mwuka ntuvuga ibyawo, uvuga ibyo wumvise, ibyo wumvanye data. Niko ijambo ry'Imana ribitubwira. Hanyuma ngo Imana yo yarawusezeranyije ko izawusuka ku bantu bayo. Ese byagenze bite mu gihe intumwa zari zitegereje uwo mwuka? Kuko ni igihe
Yesu yari amaze kujyanwa mu ijuru, ariko yamaze iminsi 40 agaruka ngo yiyereka intumwa ze. Muri iyo minsi 40 yamaze agenda agaruka aza kubana nabo, murabyibuka cyane, kugeza igihe yabakuriwemo, igihe bari bari ku musozi wa Elayono, akongera akazamuka akajya mu ijuru, bakabonekerwa n'abagabo 2 bambaye imyenda yera, bakaza kubabwira yuko uko Yesu abakuwemo, uko azamutse babonye arenga, kuko bari bakiraramye, ari nako no kugaruka bizagenda. Nicyo ni igihe rero intumwa zari ziri i Yerusalemu mu murwa zirindiriye, kuko zari zarasezeranijwe ngo zizabe mu murwa kugeza igihe zizamanukirwa n'umwuka. Icyo gihe babagaho basenga muri ya nzu yo hejuru babagamo, kandi icyo gihe bari 11, ariko nyuma yaho baje kwitoramo undi. Nyuma y'uko Kristo amaze kuzamuka mu ijuru, nibwo baje kwitoranyamo undi wo gusimbura Yuda, kuko ijambo ry'Imana tubwira ko Yuda we yari amaze kugabana umugabane wiwe. Icyo gihe amaze kwiyahura, indi gasaduka amara gatatana. Icyo gihe Yuda we yari amaze kugabana umugabane wiwe, ariko icyo gihe yasimbuwe n'umugabo witaga Matiyasi, ari we wahiganye n'umugabo witwaga Yosefu, ariko ubufindo ngo bwaje gufata Matiyasi, kuko bamanje gusenga bamuragiza Imana. Ubufindo buza gufata Matiyasi, abari usimbura Yuda, ajya mu mwanya we. Muri icyo gihe rero barategereje, bantu b'Imana baza gutegereza uko umwami Imana yababwiye. Hanyuma ijambo ry'Imana ibitubwira ngo iki? Ibyakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa mbere. Reka tuze gusoma twumve, duhere ku murongo wa mbere tuze kumva icyo Imana itubwira. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga Abayuda n'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa nuko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose baratangara bati, mbese aba bose bavuga si abanyagalilaya? None se niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Kandi turi abapariti n'abamedi n'abanyeramu, n'abatuye i Mesopotamiya n'i Yudaya n'i Kapadokiya n'i Ponto no muri Asiya n'i Furugiya n'i Pamfiliya no muri Egiputa no mu gihugu cy'i Libiya gihereranye n'i Kurene, n'Abaroma n'abashitsi n'Abayuda n'abakomeza idini yabo, kandi n'Abakireti n'Abarabu. Turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Bose barumirwa bibayobeye, barabazanya bati, mbese ibi ni ibiki? Abandi barabanegura bati, basinzihira. Nguko uko umwuka w'Imana wamanukiye intumwa. Ijambo ry'Imana ryo ritubwira umutwe w'amagambo uravuga ngo uko umwuka wera yamanukiye intumwa. Ibyakozwe n'intumwa ni ibice 2 twasomaga. Ariko bantu b'Imana, ibi byose mu byibuke byabaye, byari isezerano twasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri ibice 3 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 2, uburyo Imana yari yarabusezeranyije abantu bayo ku ngeri zose, kandi ibyo byarabaye. Bantu b'Imana rero, ngo umunsi wa Pentekote ngo wari usohoye, ngo bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima umwe, nuko umuriri ngo warabatunguye uturutse mu ijuru. Wumva abantu b'Imana ngo bari bahuje umutima umwe, bari mu mwanya umwe, ngo ndetse ngo bari hamwe bose, ngo hanyuma ngo umuriri warabatunguye uturutse mu ijuru. Muri iyi minsi witegura kwibuka iki gikorwa cyabaye gikomeye kandi gitangaje, cyiza, gikwiye kwibuka koko, kuko umwana w'umuntu yari yohererejwe isezerano rishitse nk'uko Imana yabisezeranye. Wowe ni gute witeguye? Ijambo ry'Imana ryo riratubwira ngo bari mu mwanya umwe bahuje umutima umwe. Ese wowe nta makimbirane gusanzemo iyi Pentekote? Biba ari cyo gihe cyo kubikemura kugira ngo uhuze umutima umwe. Mwuka wera aze muri twebwe, nta makimbirane. Mwuka wera aze muri twebwe,
nta rusaku mu miryango, Mwuka Wera aze muri twebwe, twakubise hasi ibyaha byacu, kwizera kwacu kurushaho kuzamuka. Mujye mwibuka ijambo ry'Imana rivuga ngo ese umwana w'umuntu azarinda agaruka, azagaruka asange mu isi kwizera kukirimo, azagaruka asange kwizera kukiri mu isi. Hanyuma kwizera kwawe kujye gukura, uve ku rugero rumwe ujye ku rundi. Ese uyu munsi wa none ibyawe ubitekerezaho iki? Kuba uri ukubiri bituruka ku mpamvu yawe, wowe ku bwawe amakosa ari ayawe, waranze guca bugufi, wowe ubwawe wumva ko nta wakujya hejuru, nyamara ikosa ni wowe uritera. None Mwuka Wera ese ubwo urumva yakumanukira ukimeze gutyo? Niba witeguye kumwakira kandi wasanga ujya umwifuza, ntawe udakwiye kumwifuza. None se uramwifuza ukimeze gutyo? Erega hari ibyo umwuka yanga n'ibya bindi kamere ikunda. Niba wifuza umwuka w'Imana, ukwiye guca bugufi ukereka Imana yuko uciye bugufi. Izi ntumwa zaciye bugufi, zabaga mu cyumba cyo hejuru zitegereje zisenga. Tugiye ngo bari kumwe ngo na Mariya ngo nyina wa Yesu na bene se, ngo bakomezaga gusengana umutima uhuye. Niko ijambo ry'Imana ritubwira mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere guhera ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 14. Hari icyo tubwira aho ngaho. Bari kumwe na nyina wa Yesu ngo ndetse na bene se ngo bakomeza gusengana umutima uhuye. Ese ubwo twebwe turimo turasengana umutima uhuye? Icyakora birashoboka ko hari amakosa yandi yabaye bitaratewe nawe. Icyakora ibyo byo kuva bitatewe nawe, Imana izakurwanirira. Ikibi ni ibyatewe nawe. Ese ibyo byo bitatewe nawe hari uburyo ubigendamo? Kamere yawe ntiyazamutse, uya ntibiguca intege, ntibigukamuremo kwizera. Uko kwizera kwawe kugufitiye umumaro kandi kuzagirira umumaro benshi abo muzagendana, kuko nugira kwizera bizatuma ubabwira ibyo kwizera kwawe gushingiyeho. Ibyiringiro ufite, ure witeguye guhamya ibyiringiro ufite. Ijambo ry'Imana rirabitubwira. Ukubaza ibyo wiringiye ukaba ufite ibisobanuro umubwira. Ni nayo mpamvu natwe kuri uyu munsi wa Pentekoti ni umunsi twiteguye kugira ngo Mwuka Wera aze muri twebwe. Ese waba waratakaje ubusabane n'Imana? Saba Imana ikugarurire Mwuka Wera. Ese waba waragiye kure y'Imana? Saba Imana ikugarurire Mwuka Wera. Ese waba utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza? Ibyo nabyo Umwuka Wera arabishinzwe kugira ngo akugarure, akumvishe uburyo Kristo ari wowe yapfiriye, akazuka akajya mu ijuru, ndetse akagira ngo asohoze ibyo yagusezeranije. Ari wo wa mwuka wagombaga kuza ari uko Kristo amaze gusubira mu ijuru. Ni nayo mpamvu rero niba nawe hari ibyo ukora bitagihuye, urugero ushobora kuba uri umusore cyakora nturumva ubuzima bwawe. Mu minsi yashize numvishe umusore yaje mu rusengero ashima Imana, avuga uburyo yakoze impanuka arangije amenyo avamo, ngo yari afite inyinya nziza, cyakora amenyo ari amenyo ashobora kuba ari 3 cyangwa ngahe yavuyemo. Ibyo byarabaye, arangije akora impanuka. Sinzi icyo yakoraga kuko ntiyakivuze, ariko kuko yari yaje gushima Imana mu rusengero, ubwo buhamya narabwumvishe burantangaza. Arangije ngo yajyaga mu rusengero mu gihe ashakiye, ngo yigiraga mu rusengero mu gihe ashakiye. Umusore n'uw'inyamagabe. Hanyuma ngo yazaga mu rusengero, ngo menya ngo agiye mu rusengero afite imyaka igera muri 20 ntango menya agiyemo inshuro zirenga 5 zonyine. Ibaze nawe, ngo igihe yumvaga bishaka nibwo yajyaga mu rusengero. Ariko mu gihe yakoze impanuka ngo yari arimo ataka, ngahamagara mama wiwe. Icyo gihe yarasuje abamama bose, aravuga ngo abamama bose Imana ibaha umugisha kandi ngo dukwiye kububaha. Hanyuma ngo yatakaga ahamagara mama wiwe. Ariko ngo yaje nyuma yaho yo gukora impanuka aza kongera kugaruka mu rusengero, aza kongera kugaruka mu nzu y'Imana. Yaje atanga ubuhamya, afite ishimwe, avuga uburyo afite umwete wo kumva akeneye Imana, afite umwete wo kumva ashaka Imana. Ibyo ni iby'igiciro cyinshi kandi ni byiza. Ese namwe murashaka kugira ngo ugaruke ari uko umanje wemezwa n'ibyago byakubayeho, n'ibibazo byakubayeho, ari uko wanze kureka ibyo ukora, ari uko bagufunze kugira ngo ugaruke? Wenda wanajyamo ari ukugeragezwa, ariko ntukajyemo
baguhora kubera ko wibye, ntukajyemo baguhora ko wasambanye. Nyamara Kristo afite imbaraga zagufatira ibyo byose byakunaniye. Ni nayo mpamvu nawe aguhamagara kugira ngo uyu munsi Mwuka Wera nawe akumanukire, duhuze umutima umwe, maze atuvungunyukirize kuri za ndimi, atuvungunyukirize kuri bwa bwenge. Wa Mwuka we atugira inama muri uru rugendo. Ntacyo twakwishoboza, ntacyo wakwigezaho utari kumwe nawe, ariko ubushake bw'Imana iyo buri kumwe natwe, Mwuka Wera aratuyobora akatwereka inzira dukwiye kunyuramo. Kandi icyo gihe ngo bavuze ngo menya basinze ihiri igihe babaneguraga bamwe muri bo, Petero yafashe amagambo, yateruye amagambo aravuga ngo ibyakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo waho wa 14 aravuga ngo ariko Petero ahagararana nabo 11 babwiza ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'i Yudaya n'abatuye Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko ubu ari isaha ya gatatu y'umunsi. Ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ngo Imana iravuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye. Muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye, bazahanura. Ayo ni amagambo akomeye tugarukiye aho ngaho ku murongo wa 18. Ariko ndakubwiza ukuri, ushobora kuba byakuyobeye ukajya ubona ibiba bitanga umurimo w'Umwuka Wera ntumenye ibyo ari byo, ukenda no kuba watuka umurimo w'Umwuka Wera. Ariko gutuka Umwuka Wera nuko wanze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, wanze kaza muri wowe, kandi Umwuka Wera arakurarikira kugira ngo ujye muri we, ariko warabyanze. None utuka Umwuka Wera, oya, ntibikabe kuri wowe. Ndagusabye kugira ngo uzahore urira usaba Imana kugira ngo ubyibuze uzagira iherezo ryiza, bizagufasha mu zuru rugendo. Ese urashaka kuba kubahisha ubusore bwawe? Ntihakangire uhinyura ubusore bwawe. Rero menya ibyiringiro ufite, ubukumi bwawe urashaka kubwubahisha. Nta muntu kuri ino si uwo ari we wese aho wava ukagera, mu basore bose bifuza umukobwa w'umutima, uretse ko batabibabwira, bakakwereka ko ibibi byawe babigushimiye, ariko ni ukugira ngo ibibi bye nawe amanza bikurundemo, hanyuma yaho we azagera igihe yifuza umukobwa w'umutima abe yagusiga. Ariko ndakubwiza ukuri, kuri uyu mwanya wemeye Kristo, nawe aragushaka. Mwuka Wera araguhamagara kugira ngo nawe akumanukire. Ni wowe yapfiriye. Wireba ngo nuriya runaka, ninjye nawe, nitwe Kristo yapfiriye. Imana ibaha umugisha, ibashigikire, kandi mbifurije Pentekote nziza, mbifurije umunsi mwiza. Mwuka Wera bamanukire. Reka dusenge mwese murusheho gushaka Mwuka w'Imana kugira ngo abe muri mwebwe. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye abumvisha ijambo ryawe, tugushimiye ko abanye natwe muri uyu mwanya, tukuragije ibi bihe turimo. Tumanurire Mwuka Wera nk'uko wamumanuriye ba Petero, Mwami Imana yacu, kugira ngo natwe turusheho kunezererwa ku bw'ibyo byose. N'isezerano wasezeranyije abantu bawe, abasore n'inkumi, abakecuru, abasaza, buri umwe wese, abaja, abagaragu bawe. None turakwinginze kugira ngo Mwami natwe tubone ku Mwuka wawe Wera. Komeza ufashe abumvishira ijambo, abagize aho bava n'aho bagera, cyane abasore n'inkumi bagukeneye cyane, kugira ngo bakomeze mu zuru rugendo. Abapapa, abamama bashigikire, kandi abakecuru n'abasaza nabo bashigikire. Twese tugusabye iherezo ryiza. Mwuka Wera tuyobore mu nzira dukwiye gucamo, kuko uri Imana Data. Uduhe uwo Mwuka ahorane natwe. Mwuka Wera ntakazime muri twebwe, Mwuka Wera ntagahunge muri twebwe, ahubwo twigishe kumenya icyatuma Mwuka Wera ahunga, tukirinde. Mana natwe twese, buri umwe wese ufashe umwanzuro umushigikire, mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu mbisabye nizeye, amen.